gucungurwa n'amaraso ya Kristo, dusangiye urugendo rujya mu ijuru kandi dusangiye imibabaro, nk'uko Pawulo yanditse ngo bene data bo mu isi bose duhuje imibabaro. Ndagira ngo muri uyu mwanya mbaramutse mbibwira, nitwa Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ikaba ingiriye ubuntu bwo kugira ngo tuganire namwe uyu munsi ijambo yashyize ku mutima wanjye kuri teme yitwa ku ntego ivuga ngo umwuka wera n'umumaro wawo. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14, Yohana ibice 14 umurongo waho wa 15. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15, nibura tugere nko ku wa 18 cyangwa wa 19. Aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Imana ibamuce cyane. Aya ni amagambo yivugiwe na Yesu ubwe mu minsi ye yegereje yo kuzamurwa asubira mu ijuru. Bamwe murabizi, abandi nibwo mugiye kubyumva wenda, ko Yesu amaze gupfa urupfu rwo ku musaraba, amaze kuzuka, ari nayo minsi turimo twibuka Pasika ku cyumweru cyiza. Yamaze iminsi 40 asura abantu, asura ibyumba by'amasengesho, asura abarobyi mu nyanja. Ayo ni amateka muzi. Hanyuma arazamurwa, hashije indi minsi 10 azamutse, iminsi 50 ibirashyitse, ari isobanura Pentekote. Iryo jambo Pentekote ubwaryo risobanura umunsi wa 50. Tubisanga mu gitabo cy'Abalewi ibice 23 umurongo wa 15, ariko muzahisomera. Amaze kuzamurwa hagashira iminsi 10 akabohereza umwuka wera. Iyo minsi 50 ni nayo nyine tuzategereza nyuma y'iyi Pasika, turimo twitegura kwizihiza. Uyu mwuka wera, iki cyigisho ni icyigisho gikomeye cyane kandi kigibwaho impaka na benshi, kandi cyangwa se ugatera impaka benshi kubera imyumvire itandukanye n'ibyo abantu bagiye bawuziho bitandukanye, babizi mu buryo ubu cyangwa buriya. Ariko bisaba ngo ijambo ry'Imana risobanure neza icyo umwuka wera ari cyo. Umuntu nk'ikiremwa afite umwihariko atandukaniyeho n'ibyaremwe bindi, kuko niwe wenyine muri we Imana yahumekeye umwuka mu mazuru. Buriya niwe uhumeka umwuka w'Imana muri iri jambo. Ibindi byose byaremwe, amatungo manini n'amato, ibiguruka n'ibikururuka, ntabwo bihumeka umwuka w'Imana. Byose bihumeka umwuka, mu gifaransa twakwita atmospherique. Ntabwo ari uw'Imana yabihumekeyemo. Ariko itangira igice cya 2 umurongo wa 7 akavuga ngo nuko Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera umwuka wayo mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Naho tuvana ijambo ryitwa ubugingo buzima. Harimo amagambo abiri, ubuzima n'ubugingo.
iyo usomye urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15 umurongo wa 45 usanga havuga ngo Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, ngo naho Adamu wa nyuma cyangwa se wa kabiri yabaye umwuka utanga ubugingo. Niko uwo murongo uvuga. Umuntu yakwibaza ngo ko haje mu ijambo ubugingo inshuro ebyiri. Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa kabiri cyangwa wa nyuma, impamvu mwita wa nyuma nuko nta wundi uzaza nyuma ye, we yabaye umwuka utanga ubugingo. Bivuga ngo ikiriro, bivuga ngo bwa bugingo Imana yarahumekeye mu muntu nibwo bwangiritse ubwo umwanzi Satani akoresheje inzoka umuntu yahatakaje ubugingo. Adamu wa kabiri rero ari we Yesu Kristo yaraje areyanima cyangwa ahembura, yongera kubeshaho bwa buzima bw'Imana, bwa bugingo bw'Imana mu muntu. Hari undi mwuka witwa umwuka wa Yesu, ubwo ni ukuvuga ko ari umwuka wa kabiri. Tubanje kubona umwuka w'Imana, Imana yahumekeye mu muntu. Hari undi mwuka witwa umwuka wa Yesu cyangwa umwuka w'umwana w'Imana, dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 6. Uyu rero niwe uduhindura abana b'Imana. Ibi ngibi ushobora no kubisanga mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 1 n'uwa 2. Hamwe bavuga ngo nuko rero noneho ntateka abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Hepfo akavuga ngo kuko itegeko ry'umwuka ryatubatuye kubata mu itegeko ry'ibyaha. Nuvuga ko hari umwuka, hari itegeko ry'umwuka twakira muri twebwe iyo tumaze kwakira umwuka w'umwana w'Imana. Ibi rero bibaho uko tumaze kwihana, nibwo twakiriye umwuka wa Yesu Kristo cyangwa umwuka w'umwana w'Imana. Biri no mu Bakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Aha rero niho hari urujijo, bamwe bagira ngo ni wa mwuka wera kandi si byo. Umwuka w'umwana w'Imana, umuntu wese wakijijwe wakiriye agakiza aba yakiriye umwuka wa Yesu. Ahubwo nyuma yaha haza kuza umwuka wa gatatu. Aha nyuma yaha nibwo haza umwuka wa gatatu, ari wo witwa umwuka wera. Niwo wuzuza neza neza ubutatu bwera bw'Imana mu muntu. Nizeye ko iki kintu cyumvise bene data. Bivuga ko mu muntu buriya, mu muntu hagombye kubamo imyuka y'uburyo butatu. Umwuka w'Imana yamuhumekeyemo cyagiye mu mazuru. Hakabamo umwuka w'umwana wayo ari umwuka wa Yesu, imirongo nayibabwiye. Hakabamo rero n'umwuka wera ari wo tubatizwamo, ari wo mbaraga duhabwa, byanditse mu byakozwe mu gice cya 1 ku murongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Bene data, muzirikane kandi mwibuke ko aya magambo Yesu yabwiraga abafite wa mwuka w'Imana bahumeka mu mazuru, bafite n'umwuka wa Yesu ari wo mwuka w'umwana w'Imana. Nibo yabwiraga ati dore ngiye kugenda, mugende mujye mu murwa murindire ibyo data yasezeranye. Mu minsi ishize Yohana yababatirishaga amazi ngo mwihane, ariko hagiye mu minsi mike muzabatishwa umwuka wera n'umuriro. Imana ishimwe cyane. Uwo mwuka wera yavugaga rero niwe wuzuza ubutatu bw'Imana mu muntu, icyo mu Gifaransa bita la plénitude de la Trinité, niko babyita. Abatubanjirije rero uyu mwuka ntabwo yababagamo, ahubwo yabazagaho. Ntabwo yabagamo, ndasubiramo, ahubwo yabazagaho. Yesu adufashe cyane. Haba muri Samweli wa mbere mu bice 10 umurongo wa 6, haba 16 umurongo wa 13,
haba mu kubara ibice 11 umurongo 16 kugera kwa 17, haba muri Yoweri ibice 2 umurongo 28, aho hose yavugaga ko Mwuka azajya abazaho cyangwa se yabazagaho. Ariko Yoweri hari yahanuyeho ari mu itandukaniro, kuko yavuze ngo azasukwa. Imana ishimwe cyane. Yesu rero aravuga ati azabana namwe kuko azaba muri mwe. Ati nzaza aho muri, aho kuza aho muba. Arongera ati kandi ab'isi ntibe bakimbona, ariko mwebweho muzambona. Aya magambo yose nagaragaza ko Umwuka Wera kubwe Yesu ajyaza aho turi kandi akaza n'aho tuba. Imana ishimwe cyane. Kandi ab'isi ntibabashe kumubona. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo rero tuvuge cyane ku mumaro wawo, kuko cyane cyane nicyo nifuje ko twavugana uyu munsi. Mu bice 16 hano bya Yohana haravuga ngo ku murongo wa mbere, icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese aziga ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data, nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzivuge ko ari njye wabibabwiye. Umurongo wa 5, ariko noneho ndajya kuwantumye, kandi muri mwe nta wumbaza ati urajya he? Ariko uko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. 7, ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri. Ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza, icya mbere azatsinda ab'isi. Uwo ni umumaro wa mbere, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi acireho iteka. Umumaro w'Umwuka Wera wa mbere ni ugutsinda ab'isi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukutwibutsa. Niko Yesu yavuze ngo naza azabibutsa ibyo nababwiye, ababwire n'ibyenda kubaho, azenda ku byanjye abibabwire. Uwo ni umumaro wa kabiri. Umumaro wa gatatu ni ukutuyobora. Abagalatiya 5:16 kugera kuri 19. Kutuyobora. Ariko ndavuga ntimuyoborwe n'Umwuka, kuko nibwo mutazakora ibyo kamere irarekera. Abaroma 8:14 akavuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ubwo nuvuga ko amaze kutugirira iyi mimaro 3, 3 fonctions. Icya mbere twasanze atsinda ab'isi. Mu ijambo ry'Imana iyo twigisha niwe utsinda ab'isi. Buriya nta mwigisha kubyigamba ngo avuge ngo nigishije ngo abantu baratsindwa, ngo nagize abantu benshi bihannye. Burya si wowe, ni Umwuka w'Imana watsinze ab'isi. Umumaro wa kabiri ni ukutubwira ibyenda kubaho no kutwibutsa ibyo twumvise. Umumaro wa gatatu ni ukutuyobora. Umumaro wa kane ni ukuzatuzamura, kuko ni wo mababa. Ibyahishuriwe Yohana ibice 12 umurongo wa 13. Ibyo bintu uko ari bine ni ibintu bikomeye by'ingenzi Umwuka amarira itorero, azamarira itorero. Ntabwo nshobora gusoza ntababwiye ko Umwuka Wera agira impano akagira n'imbuto. Ibyo bintu abakristo babizi mu buryo butandukanye.
nimusoma impano z'umwuka wera mu gice cya 12 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9 murasanga afite impano 9. Nimujya mu mbuto z'umwuka mu Bagalatiya 5 umurongo wa 22 kumanuka murasanga n'imbuto nazo z'umwuka ari 9. Impamvu bingana nuko umuntu wese uvuga ko afite impano y'Imana y'umwuka akwiye no kugira n'imbuto y'umwuka itunze iyo mpano. Muri indi jambo iyo mpano irya impano 9 n'imbuto 9. Impamvu muzasangamo ibyishimo, amahoro, kugira neza, kugwa neza, gukiranuka, kwirinda n'ibindi byose ntarondoye. Hari igihe umuntu agira impano ariko akabura imbuto. Bene uwo muntu usanga ibye binugwanugwa, usanga bitishimiwe, usanga abantu babikeka amababa. Iyo umuntu afite impano z'umwuka ariko akabura imbuto z'umwuka, uko yamera kose, nubwo aba ari umwigisha, nubwo aba ari umuhanuzi, nubwo aba asengera abarwayi bagakira, iyo akoresha impano nta mbuto, bene uwo muntu icyizere cye gishira vuba mu bantu. Niyo mpamvu mbasaba bene data, abahawe umwuka wera mwese murinde n'imbuto zawo, umwami abafashe cyane. Munyemerere nsoze, ariko mbere yo gusoza mbabwire ko hari icyo Bibiliya yita kubatizwa mu mwuka wera no kuzuzwa umwuka wera. Baptême du Saint-Esprit et remplissement du Saint-Esprit. Iyo umuntu abatizwa mu mwuka wera aba wuhabwa bwa mbere, aba wakiriye bwa mbere, nicyo bita kubatizwa mu mwuka wera. Ibyo rero bigira ibimenyetso. Ibyakozwe mu gice cya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Ndasubiramo ibyakozwe n'intumwa gice cya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 5. Haravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu yose bari bicayemo. Hepfo yaho haravuga ngo nuko haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya kuri buri muntu wese wo muri bo, kandi haravuga ngo batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko umwuka bahaye kuzivuga. Nshuti muteze amatwi ijambo ry'Imana, nta kindi kimenyetso kibaho cyemewe na Bibiliya cy'uko umuntu yabatijwe mu mwuka wera kitari ukuvuga mu rundi rurimi. Aho rero Satani yinjiriye muri ino minsi atera abantu, atera bigize abapasitori batari bahamagariwe, abateza ikintu cyo kwigisha abayoboke babo kuvuga mu ndimi. Ririya ni ikosa n'umwuka wa Satani wateye. Nta mupastori ubatiza mu mwuka wera kandi nta mupastori wigisha abakristo be kuvuga mu ndimi. Icyo kintu Imana ikibabarira abagikoze kandi barinda banteze amatwi mwese. Umwuka wera ni umurimo ukorwa na Yesu, kuwubatizamo ni Yesu wenyine. Ikimenyetso kikaba ikihe? Kikaba kuvuga mu rurimi rutamenyekana. Si ngombwa kuvuga nyinshi, kuko kuvuga indimi nyinshi ni impano ya 8. Niyo mpano ya 8 mu mpano zirimo hariya. Ntabwo umuntu ubatizwa mu mwuka wera wese avuga mu ndimi nyinshi. No, nubwo wavuga gusa niba yinayita konsone cyangwa se imvugo rimwe ri tu rayini, ibintu nk'ibyo ngibyo mu mbabare siniganye indimi z'umwuka, ahubwo ni ukubumvisha ko umuntu ubatizwa mu mwuka wera agomba kugira ururimi avugamo rutamenyekana. Abamwumvise bakamenya ngo ahawe umwuka wera, abatijwe mu mwuka wera. Iyo rero umuntu yamaze kubatizwa mu mwuka wera agira cya gihe ndababwiye cyitwa kujya yuzuzwa. Nimurebe namwe uko mujyana amatelefone kuri chargeur, mugiye kugira gute? Ni ukujya kongera kuyuzuza undi muriro. Nimurebe uko tujyana amapine y'imodoka kuri ku masitasiyo ngo batwongereremo umwuka. Ni ukumwuka wayagabanutse. Ariko tuva aho ngaho tugaruke noneho mu mvugo y'umwuka mu kwasobanura.
umwuka wera ni imbaraga zishobora kugabanuka mu muntu yazikoresheje. Iyo yazikoresheje cyane ashobora kuba icyo bita mu gifaransa épuisé, ashobora kugabanukirwa. Hari imirongo ibivuga bene data muri Bibiliya, haba Mariko 5 umurongo wa 30, haba na Luka 8 n'umurongo wa 46. Aho hose harabivuga ko umwuka wera ari imbaraga ariko zishobora kugabanuka mu muntu. Aho murahumvise Mariko 5 umurongo wa 30 na Luka ibice 8. Kamarebere neza ibyo bice byo muri Luka ibice 8 umurongo wa 46 niko havuga. Yesu aramubwira ati hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Donc mwuka wera n'imbaraga zikorera mu muntu w'Imana, mu mukozi w'Imana, ariko zishobora kugabanuka. Niyo mpamvu bisaba rero ngo wongere wuzuzwe. Rero Imana yongere buzuze, abagabanukiwe yongere buzuze, kandi wa mumaro w'umwuka uko twabyumvise ari imimaro 4 byose bibabonekeho. Ikindi mutunge impano, ariko mutunge n'imbuto kugira ngo ibyo mukora bitagawa. Imana ibampera umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Mwari kumwe na mwene so Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ibaha umugisha.